Shize amezi agera ku 8 yose hari ubutumwa utambukije kuri channel yacu y'iryo kuri TV uvuga yuko ubwo wabuhanuye mu kwa kabiri ndumva aricyo gihe wabuhanuye kuko ku kiganiro nyene kiragaragaza ko hashize amezi 10 kisanzwe kiriho wahanuye uvuga yuko mbihanuriye imbere ya kamera nabonye abanyururu benshi bava muri gereza. Imana irambwira ngo niyo yonyine yimika ubwami niyishyiraho abayobozi, irambwira ngo igiye kugera ku mitima y'abayobozi kandi abantu benshi bazataha kubw'uwo mutima w'imbabazi Imana igiye gushyira ku bayobozi bacu, abantu benshi bakava muri gereza. Imana ishimwe cyane. Nawe uravuze uti nanjye mfite umuntu muri gereza, Imana izamuhereho uzabona ikimenyetso cy'uko Imana ari yivuganye n'abantu bayo muri uyu mwanya. Imana ishimwe cyane. Imfungwa zose zimwe zitashye rwose kabisa. Ejo bundi twagiye tubona umukuru w'igihugu agize zampuye nkuko wabivuze ngo wabonye Imana ikora ku mutima w'umukuru w'igihugu, umutima w'imbabazi umuzaho, arekura imfungwa nyine azigabanyiriza ibihano zirataha. Kandi koko ejo bundi byarasohoye. Imana yaje kuma andi makuru ku bantu bari mu nzu simbohe, irambwira ngo hari abantu benshi bagiye barota bakabona abantu bari muri gereza babo batashye. Noneho bagiye babona imbabazi za nyakubahwa umukuru w'igihugu cyacu zibasize muri gereza. Abenshi bahita batakaza ibyiringiro, baravuga bati ko Imana yavuze ko umuntu wacu azataha kubw'imbabazi, none akaba n'ubundi adatashye, aharaho ubu buhanuzi no bw'ukuri cyangwa se iri yerekwa ni iry'ukuri. Imana irambwira ngo mbabwire ngo ivuga rimwe ndetse kabiri. Yavuganye nawe muri za nzozi warose, ikwereka umugabo wawe yatashye, ikwereka umwana wawe yavuye muri gereza, ikwereka mwene wanyu yavuye muri gereza, ikwereka umubyeyi wawe yatashye. Ariko ugiye ubona imbabazi za nyakubahwa n'ubundi zije, n'ubundi ntabwo atashye. Imana yambwiye ngo mbabwire ngo Imana yaje kunyereka ibyiciri bitatu. Ngiye kubona mbona icyiciri cya mbere cy'abanyururu kiratashye. Numva ijwi rirambwiye ngo komeza witegereze, mbona icyiciri cya kabiri nacyo kiratashye. Numva ijwi rirambwiye ngo komeza witegereze urebe, mbona n'icyiciri cya gatatu kiratashye. Imana irambwira ngo kino ni icyiciri cya mbere cy'abantu bavuye muri gereza. Imana irambwira ngo hari ikindi cyiciri cya kabiri n'icya gatatu. Imana irambwira ngo mbwira aba bantu bari bahangayitse kubwo abantu babo bakiri muri gereza batatashye, ngo mbabwire ngo hari ikindi cyiciri cya kabiri kigiye kwiyongera ku cyatambutse, ndetse haze n'icya gatatu. Imana irambwira ngo kandi hazataha abanyururu benshi. Imana irambwira ngo harimo n'abakatiwe burundu, abantu babo bazi yuko bazagwa muri gereza. Ariko Imana irambwira ngo kubw'umutima w'imbabazi w'Imana yacu. Ikindi nuko nanabonye hari abantu nabo ubwabo bagiye barota abantu babo bavuye muri gereza kandi barakatiwe burundu. Akibaza ngo mbese ibi bintu bizashoboka? Imana yambwiye ngo mbabwire ngo ibyo yaberetse izabisohoka. Turabasuhuje kandi tubifurije kugubwa neza nshuti bakunzi b'iryo kuri TV. Amahoro y'Imana nabane namwe kandi
ubuntu bwayo, imbabazi, kugirirwa neza biva ku Uwiteka Imana isumba byose, nibibe kuri wowe udukurikiye, yaba uri mu Rwanda, yaba uri muri East Africa, yaba uri mu Burundi cyangwa muri Afurika yose, yaba udukurikiye uri muri Amerika, Aziya, Europe ndetse na Australia. Reka rero twinjire mu kiganiro, ariko wowe utari wakora subscribe, reka nkukangurire kuba wakora subscribe kugira ngo ibiganiro byose tunyuza kuri channel yacu Iryukuri TV bijye bikugereraho igihe. Kandi nawe wayikoze, reka tugushimiye kubw'iyo nkunga waduteye. Hanyuma imbere yacu murahabona umukozi w'Imana, n'ubundi turagarutse, tugiye kongera kuganira ubutumwa Imana iba yamuhaye kugira ngo abugeze ku bantu bose bakurikiranye Iryukuri TV. Reka muhe umwanya rero atangira asuhuza abantu bose badukurikiye. Karibu umukozi w'Imana. Murakoze cyane, dushuhuje abakunzi b'iyicano Iryukuri TV. Imana ibaha umugisha, kandi tubikuye ku mutima tubasabiye umugisha w'Imana. N'ubundi turabizi, bamwe muraduhamagara badusaba ko tubasengera, bandi badusobanuza ibyo badasobanukiwe. Mwese hari n'abandi baba bacecetse, ariko mwese aho muri tubifurije umugisha w'Imana. Bari badusabye kubasuhuza, mwumve yuko nanjye mbifurije umugisha w'Imana aho muri hose. Akoze cyane. Reka nkusabe rero utangire usenga kugira ngo umwuka w'Imana abane natwe muri iki kiganiro. Mana, turagushimye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Habwa icyubahiro wowe utanga ubugingo, wowe utanga amahoro, wowe utanga kuramba, ni wowe ukwiriye amashimwe n'icyubahiro. Turagushimiye kuko twagize umugisha wo kukumenya, kandi hari korali yaririmbye ngo abakumenye bose bafite amahirwe. Natwe turagushimira yuko ayo mahirwe wayaduhaye. Iyo biza kuba bidusaba amafaranga ntitwari kuyabona, iyo biza kudusaba amashuri menshi ntitwari kuyabona, ariko kubera imbabazi watugiriye natwe turagushimiye. Uyu mwanya rero bana natwe mu kiganiro n'ubutumwa tugiye gutambukiriza imbere y'iyicano y'Iryukuri TV, kandi abazakurikira ubu butumwa bose n'abazakurikira iki kiganiro bazafashwe nacyo, kandi bazahabwa umugisha nawe. Urakoze kubyumvise kandi kutugiriye neza, mu izina rya Yesu, amen. Urakoze cyane mukozi w'Imana kuba utushyitse imbere y'Uwiteka. Imana nikomeze kuguha umugisha. Mukozi w'Imana, hashize amezi agera ku 8 yose hari ubutumwa utambukije kuri channel yacu Iryukuri TV, uvuga yuko ubwo wabuhanuye mu kwa kabiri. Ndumva aricyo gihe wabuhanuye, kuko ku kiganiro nyine kiragaragaza ko hashize amezi 10 gisanzwe kiriho. Wahanuye uvuga yuko imfungwa zose zimwe zitashye rwose kabisa. Ejo bundi twagiye tubona umukuru w'igihugu agize zampuye nk'uko wabivuze ngo wabonye Imana ikora ku mutima w'umukuru w'igihugu, umutima w'imbabazi umuzaho, arekura imfungwa nyine azigabanyiriza ibihano zirataha. Kandi koko ejo bundi byarasohoye, twabonyemo na Bamporiki nawe yataha, ndetse n'izindi mfungwa nyinshi zatashye. Mukozi w'Imana, ukimara kubona buno buhanuzi wahanuye mu kwezi kwa kabiri busohoye, wumvishije umeze ute? Wumvishije ubyakira ute mu by'ukuri? Murakoze cyane. Gusa nabishimiye Imana, kubera yuko burya guhanura ni kimwe, ariko burya umuhanuzi abasabwa no kuba afite kwizera. Iyo manura mba numva yuko ibyo manuye byanga bikunda bizasohora, ariko sinjye uzabisohoza. Yego. Ariko muri nge nkaba afite kwizera ko bizasohora. Nukuvuga ngo kandi iyo manura mba nzi yuko hari n'abandi batemera ubuhanuzi baba bashobora kuzavuga bati biriya ni ukubeshya. Ubwo rero nkimara kubyumva nahamagawe n'umubyeyi
w'ahantu bita Gihara hariya ku Ruyenzi, niwe wamamagaye bwa mbere arambwira ati ubuhanuzi bwawe burasohoye. Arambwira ati rwose uko wabihanuye uvuga ko abayobozi Imana ibashyizemo umutima, ariko nanabihanura navuze ku muyobozi umukuru w'igihugu kuko nuko ubuhanuzi bwaje. Ati rwose uko wabihanuye ukavuga yuko Imana igiye kugera ku mutima w'umuyobozi umukuru w'igihugu akagirira impuhwe abantu bari muri gereza, ati niko byagenze. Ati n'ubundi yaje kugirira abantu bari muri gereza imbabazi, n'ubundi hatashye abanyururu barenga 2,000. Ubwo rero mu by'ukuri numva ashimye Imana, yanamamagaye ndahantu hari ahantu nari ninyabitse ndi gusenga Imana, yego mitamereza Imana icyubahiro, ndayishima, ndavuga ni Imana ushimwe ko ushohoje ibyo wavugiye muri njyewe. ni ukuri kw'Imana. Ubwo rero icyo akora ambwira ijambo, aravuga ati nari nzi ko mu bantu bazagirirwa imbabazi n'umutware wanjye nawe yaba arimo, kuko nawe ari muri gereza, ariko ntabwo we yagiriwe imbabazi, n'ubundi aracyari muri gereza. Ubwo rero urumva narabisengeye, ntabwa ayandi makuru ku bigendanye n'ifungwa. Nanone se kandi karibu rwose utubwire ayo makuru agendanye n'imfungo wahawe nanone kuri iyi nshuro ya kabiri, nanone kugira ngo abakurikiranye ryo kuri TV bumva ayo makuru Imana yongeye kuguha nyine, kugira ngo ubwire imfungwa nizirimo cyangwa nizizajyamo nyuma yaho. Ni ukuvuga ngo burya hari igihe amahirwe aza. Umunyarwanda yavuze ngo igiti kigwira ibyo gisanze. Yego. Ni ukuvuga ngo amahirwe ashobora kuza ukaba wageze muri gereza uwo munsi nawe akakugeraho, niba ari umutima w'imbabazi nawe ugataha. Ubwo rero ni ukuvuga ngo birashoboka ko hari n'ushobora kumva ubu butumwa atari muri gereza, ariko ubuhanuzi bukazasohora yageze muri gereza. Ariko ngewe icyo mfite ni amakuru mashya ku bantu bari muri gereza. Nibwira yuko nyivuga bwa mbere kuri iyi cano iry'ukuri TV, ni nabwo buhanuzi bwa mbere Imana yampaye. Yego. Uko iki kiganiro cyangwa se ubu butumwa, iyo usubiye inyuma usanga nta bundi butumwa, ntabwo iry'ukuri twari turamenyana. Yego rwose. Ubwo rero nuko nguko bimeze. Twihuse reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka. Yego. Nyeka yuko n'ubundi Imana imereza ubu buhanuzi, n'ubundi hari ijambo ryo muri Luka n'iryo muri Yesaya Imana yari yampaye, n'ubundi ariko ntago ndasoma iryo twasomye ubushije, nubwo igice ari kimwe. Yego. Ubushije n'ubundi twaje gusoma ijambo ry'Imana mwabura buhanuzi, ijambo riri kuvuga ngo hano ku murongo wa 78 w'igice cya mbere, ngo kubw'umutima w'imbabazi w'Imana yacu niwe uzatuma umuseke udutambikira uvuye mu ijuru, ukamurikira abicaye mu mwijima no mu gicucu cy'urupfu, no kuyobora ibirenge byacu mu nzira y'amahoro. Iryo twasomye muri Yesaya ryaravugaga ngo umwuka w'umwami Imana ari kuri njye, kuko Uwiteka yansize amavuta ngo mubwirize abagwaneza ubutumwa bwiza, yantumye kuvura abafite imvune mu mitima no kumenyesha imbohe ko zibohowe, no gukingurira abari mu nzu y'imbohe. Iri jambo niryo nari nahawe mpabwa. Ubwo butumwa n'umurongo wa 2 uvuga ngo kandi yantumye no kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi z'Uwiteka, n'umunsi Imana yacu izahoreramo inzigo no guhoza abarira bose. Aha ni Yesaya ibice 61.
umurongo wa mbere n'uwa kabiri. yego Ariko uyu munsi turasoma Luka igice cya mbere, dusome n'umurongo waho wa 45. Handitswe ngo kandi hahirwa uwizeye kuko ibyo yabwiwe n'umwami Imana bizasohora. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe. Imana yaje kuma andi makuru ku bantu bari mu nzu z'imbohe. Irambwira ngo hari abantu benshi bagiye barota bakabona abantu bari muri gereza babo batashye. Noneho bagiye kubona babona imbabazi za nyakubahwa umukuru w'igihugu cyacu zibasize muri gereza. Abenshi bahita batakaza ibyiringiro, baravuga bati ko Imana yavuze ko umuntu wacu azataha kubw'imbabazi, none akabasiga akaba n'ubundi adatashye, aharaho ubu buhanuzi no bw'ukuri cyangwa se iri yerekwa ni iry'ukuri. Imana irambwira ngo mbabwire ngo ivuga rimwe ndetse kabiri. Yavuganye nawe muri za nzozi warose, ikwereka umugabo wawe yatashye, ikwereka umwana wawe yavuye muri gereza, ikwereka mwene wanyu yavuye muri gereza, ikwereka umubyeyi wawe yatashye. Ariko ugiye kubona ubona imbabazi za nyakubahwa n'ubundi zije, n'ubundi ntabwo atashye. Imana yambwiye ngo mbabwire ngo umuntu wese ufite isezerano ry'umuntu uri muri gereza, akaba afite isezerano ry'umuntu we ko azataha, abashe kuririnda, kuko icyo Imana yavuze yarakivuze. Kandi mbonereho kubwira abaneza amatwi, iyo Imana iduha ubutumwa nk'ubu, nuko ibireba abantu bafite imitima ihagaze, bakavuga bati none se narinzi ko umuntu wanjye nibura arataha none ahezemo. Abagore bati ati menya uko biri kose umugabo wanjye azagwa muri gereza, n'ubundi birarangiye sinzongera kumubona. Ndimo nkubwira ngo humura utuze, imbabazi z'Uwiteka ziracyahari. Imana yaje kunyereka ibyiciro bitatu. Ngiye kubona mbona icyiciro cya mbere cy'abanyururu kiratashye. Numva ijwi rirambwiye ngo komeza witegereze, mbona icyiciro cya kabiri nacyo kiratashye. Numva ijwi rirambwiye ngo komeza witegereze urebe, mbona n'icyiciro cya gatatu kiratashye. Imana irambwira ngo kino ni icyiciro cya mbere cy'abantu bavuye muri gereza. Imana irambwira ngo hari ikindi cyiciro cya kabiri n'icya gatatu. Imana irambwira ngo mbwira aba bantu bari bahangayitse kubwo abantu babo bakiri muri gereza batatashye, ngo mbabwire ngo hari ikindi cyiciro cya kabiri kigiye kwiyongera ku cyatambutse, ndetse haze n'icya gatatu. Imana irambwira ngo kandi hazataha abanyururu benshi. Imana irambwira ngo harimo n'abakatiwe burundu, abantu babo bazi yuko bazagwa muri gereza. Ariko Imana irambwira ngo kubw'umutima w'imbabazi w'Imana yacu, ngo niwe ugiye gutuma n'abari kuzahera muri gereza bamwe bagiye kugirirwa imbabazi, bakava mu nzu z'imbohe, n'ubundi abantu babo bakongera bakababona. Iyo duhanura nk'ibi umuntu ararakavuga ati ariko umuntu baba baramukatiye koko zero, kuko n'ubundi akazava muri gereza. Ariko nibwira ko n'ubu buhanuzi nk'uko mwabimbajije bumanuka, hari abambajije mu kiganiro, kuko sinzi hari andi makamera yahise yifuza kunkoresha ibiganiro nyimara gutambutsa ubu butumwa. Barambwira bati turashaka yuko nibura ubu buhanuzi bw'imbohe n'ubundi natwe wabuduha. Ariko bamwe bambaza ibibazo, barambwira bati aharaho ibi bintu niwaba wabisanishije nuko hano imbere hari amatora y'umukuru w'igihugu, wenda ukabisanisha nuko ashobora kugirira imbabazi abagororwa
wenda kugira ngo bazabone uburyo bwo gutora. Ndababwira nti ntabwo ariko bimeze. Icyo Imana yanyeretse nuko yanyeretse abanyururu benshi bataha. Ariko urabona yuko ibi ngibi ni bibaye nyuma yuko twamutoye. Ubwo rero ubuhanuzi bw'Imana twere kujya tubusanisha n'ibyo twebwe dutekereza ubwacu. birumvikana. Ahubwo Imana yo ibifite ukuntu izasoza ibyo yavuze. Kuri pe. Ubwo rero turabwira abantu bafite abantu bari muri gereza. Basenga Imana. Imana hari iki igiye gukora. Hari iki igiye gukora. Imana imishurira ibyo nabonye. Nabonye abantu benshi barimo guseka. Banezererewe Imana. Kandi bayinezererewe kubw'abantu babo. N'ubundi bavuye muri gereza. Ijwi ry'Imana ryambwira ngo hari icyiciro cya kabiri n'icya gatatu bikiri inyuma. Kandi nabyo bigiye gucyura abantu bari muri gereza. Amen. Imana ishimwe kuko nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Turasomye ijambo ritubwiye ngo kandi hahirwa uwizeye kuko ibyo yabwiwe n'umwami Imana bizagira ute bizasohora. Imana ni ishimwe. Nihimbazwe. Nukuvuga ngo rero wowe uneze amatwi. Imana idufashe. Hari ijambo nasomye mu byahishuwe. Igice cyaho cya kabiri umurongo waho wa 10 haranditse ngo nutinye ibyo ugiye kuzababazwa. Dore Satani agiye gushyirisha bamwe muri mwe mu nzu z'imbohe kugira ngo mugeragezwe kandi muzamara iminsi 10 mubabazwa ariko ujye ukiranuka uzageze ku gupfa. Nanjye nzaguha ikamba ry'ubugingo. Imana ishimwe cyane. Amen. Nukuvuga ngo ijambo riratubwiye ngo nutinye ibyo ugiye kuzababazwa. Icyo mvugira ijambo abantu bibwira ko inzu z'imbohe ari gereza gusa nubwo ubuhanuzi ifite ari ubw'amagereza. Ariko ndimo mbwira n'abandi bari mu nzu z'imbohe. Ubuse bageze ngo kuba umaze imyaka 5 nta rubyaro ufite wubatse urugo. Iyo ntabwo ari gereza nawe urimo cyane. Ndumva turi bufate umwanya wo gusenga. Tugasengera abantu bafite abantu muri gereza. Tugasengera abantu baheze mu nzu z'imbohe. Iwe umaze imyaka 43 40 uri umukobwa aba mwabyirukanye n'ubundi babyaye 2 3. Iyo si inzu y'imbohe se. Ndumva uyu mwanya tugomba gusenga nibura tukabohora abantu b'Imana. Rabevoshise fine contre arebekuwa sikaya. Imana ikagira ikikora. Ndumva uyu mwanya rwose Imana yakugirira imbabazi. Kuba umugabo yaragutaye se iyo yo ntabwo ari inzu y'imbohe. Umaze imyaka 3 uri umushomeri warize. Wicaranye diplome. Wazishyize aho muri mare niho zibera. Mu by'ukuri diplome yawe mu yandi magambo nta kikumariye kubera yuko yakagombye kuguhesha umusaruro. Ariko ndagira nkubwire ngo iyo nayo ni inzu y'imbohe. Erega ufite n'akazi keza. Umushahara urawubona. Ariko umushahara ukaza hari ibibazo byamaze kukwataka. Ayiwe ugasanga ibibazo byakwatatse. Ugasanga bya bibazo n'ubundi biruta wa mushahara. Ibibazo bikaruta umushahara uguhembwa. Ugahora urizwa nuko ukora ugahembwa
ariko ukabona ntacyo ugeraho. Iyo nayo ni inzu y'imbohe cyane rwose. Umaze igihe kinini uri umupangayi, ujya uvuga uti uko biri kose aya mafaranga nishyura ku nzu, amafaranga amaze kwishyura wakongera akayangarurira, nanjye nagura iyanjye nzu, ariko ugasanga ni ibintu byatambutse. Iyo nayo ni inzu y'imbohe cyane. Umaze igihe kinini uturanye n'abakuroga, urara udasinziye, abana bawe bakarara badasinziye, naho ugize ngo ushoye umushinga urashya kubera abarozi uturanye nabo. Iyo nawe ni inzu y'imbohe. Ariko hashimwe Imana, muririmbyi wa 60 yararirimbye ngo we mutimurira uze kwa Yesu, amakuba yawe uyamubwire. Araririmba ngo mubwire buhoro ibikuriza, we kugira ubwoba kandi wirira. Haleluya, amen. Imana yakuruhura mwene data, Imana yakubohora nshuti yanjye, Imana yagukura muri iyo nzu y'imbohe urimo. Kandi iyo tuvuga ibi ngibi ntabwo aba ari ugutwika nk'abandi b'iki gihe, babahanuzi b'iyi minsi bamenyereye gutwika. Ntabwo njyewe iyo kategori ntabwo ariyo ndimo, kuko njyewe njya nkunda kuvuga ngo iyo Uwiteka Imana ampaye icyo kuvuga ndakivuga, yaba ntacyo amaye nkaceceka. Imana ishimwe. N'Uwiteka Imana utabura uko abigenza, n'Uwiteka Imana ushobora byose, n'Uwiteka Imana wagukura mu kangaratete uhezemo, n'Uwiteka Imana waguhoza amarira. Nubwo iby'Imana bibaye ikibazo kuri wowe, ugasanga ngo ariko Mana ko wavuganye nanjye none nkaba meze mu butayu, ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo igihe mwazengurukiye uwo musozi kirahagije, noneho nimwerekeze ikasikazi namwe mucyamike. Igihe kiraje nawe ucyamike yewe mubyeyi, igihe kiraje amarira urarurira Imana yaguhoze, igihe kiraje ubwo burwayi bumaze igihe kinini bwakuzahaje, Imana ibukureho, kubera yuko wayubashye, wirinze kujya mu bapfumu, wirinze icyaha cyose cyatuma Imana ikureba nabi. Niyo mpamvu Imana igutabaye. Imana ishimwe. Uyu mwanya ndagira ngo nkubwire ngo la pedokere shise fine, uyu mwanya wongere ugarura ibyiringiro muri wowe, wongere wakire ijwi ry'ihumure, wongere wakire nukuri ibyiringiro bizima, wongere wakire imbaraga muri wowe. Warugeze aho wumva wakwivira no muri iyi ugapfa kubera ibibazo ufite, ariko ndagira ngo nkubwire ngo nushaka wemere yuko Imana yagukura ahantu habi uri ikagushyira ahantu heza. Twagiye tubona Imana ituruhura turushye, twagiye tubona Imana iduha ijambo turi buze, twagiye tubona Imana iturarura imiryango yadutaye, twagiye tubona Imana iduha agaciro imiryango yaratwanze, ariko Imana ikatugarukaho, Imana ikatugirira neza. Ndagira ngo nkubwire ngo kuba abantu bakwanga ibyo ni Imana iri hejuru y'ibintu byose. Iyo ivuze biraba, iyo itegetse birakomera. Iyo ivuze ngo ndagutabaye, igutabaye, kandi na wa wundi wagusebyaga akakuvuga neza kubera yuko Imana yahinduye amateka. Imana iguha umugisha nshuti yanjye. Uyu mwanya ndumva tugiye gusenga Imana, ariko cyane cyane turibanda ku bantu turasengera abantu bari muri gereza, dusengera abantu bafite abantu muri gereza, kandi twongere dutambuke iyi gereza ifatika, twongere tugere mu yandi magereza mu buryo bw'umwuka. Abantu baheze muri gereza zitandukanye nabo tubingingira Imana kugira ngo Uwiteka Imana batabare. Tugiye gusenga Imana. Niba umunyamakuru hari icyo yambaza yakimbaza mbere yuko dusenga Imana, cyangwa se niba ntacyo tugasenga Imana.
murakoze. ndumva ubutumwa watanze busobanutse yuko hari icyiciro cya mbere n'icya kabiri kigiye gukurikira kuri aba ngaba bafunguwe. Ndumva nta kibazo wenda nakubaza, kereka wenda nkubaje niba koko uko Imana biguhishuriye bizanywa nanone ku mukuru w'igihugu akongera akagira izindi mbabazi, wenda numva ari ako ngaho gato nakubaza. Yego murakoze cyane, birumvikana. Nta rundi rwego urumva byanyuramo, ni ubuyobozi bwa leta, n'ubundi nibwo bufite gufunga no gufungura. Ikindi ni uko nanabonye hari abantu nabo ubwabo bagiye barota abantu babo bavuye muri gereza kandi barakatiwe burundu, akibaza ngo mbese ibi bintu bizashoboka. Imana yambwiye ngo mbabwire ngo ibyo yaberetse izabisohoza kubera imbabazi igiye kugirira abantu bari muri gereza. Ikindi buriya gereza ibamwe ibice bibiri. Hari igice cy'abantu bazira ibyo bakoze, hari n'igice cy'abandi bantu baba bari muri gereza barengana. Kuko buriya gereza ntukayirebe ngo abantu bose bari muri gereza niko bakoze ibyaha. Ndabyibuka mu gihe cya Gacaca hari umugabo n'ubu aracyari muri gereza, yaje kujya muri dosiye yo kujya, we yakoze jenoside, noneho rero bakoraga ikintu cyo gushinza abantu ibyaha nk'abantu biyemereye jenoside, ariko arangije noneho binjira mu madosiye yo kujya bagenda wenda bakakubwira bati duha amafaranga, nutayaduha turagushinza. Mu by'ukuri uwo mugabo yagiye akina ibyo biraka mbese yagiye abikina gutyo barya amafaranga ya bamwe bakavuga ati kugira ngo dufungwe bakigura. Ariko urumva byari abantu benshi bagiye bakora iyo gahunda, hari abantu bagiye banafungwa. Ubwo rero hari n'abandi bafungwa, urugero bajya bavanga amaboko atareshya naramukanya, waburana n'umuntu w'umukire ukurusha ubushobozi akakugura. Hari igihe njya mbyumva abantu bagakoresha imvugo ngo ngiye nguriya ngo namugurana n'umugore n'abana n'ibyo byose nkabikura. Urumva? Ngo rero umuntu nk'uwo yaza kukuriganya ibyawe akakugura da. Buriya leta yacu irwanya ruswa, ariko nese magingo ya ruswa nizitangwa ntago zacika ijana ku ijana, kuko turacyari mu isi, uko byagenda kose hari abazirya cyane rwose. Nese ujya kumva ngo abantu bafashwe bari gutanga ruswa cyangwa bayifashe, abo ni ababa babonetse, ariko hari abandi bataboneka kandi wenda yagira bayirwanya ku kigero cyo hejuru, ariko ntago yashiraho. Noneho rero urumva hari ujya ruswa n'ubundi ugasanga n'ubundi kuba ariye ruswa akarenganya uwari ukwiriye kurenganurwa, wa muntu akajya gufungwa. Muri gereza rero harimo abantu barengana, ariko Imana yarambwiye ngo ije kurenganura barengana, kandi harimo n'abandi bageze muri gereza baca bugufi baravuga bati Imana, nubwo twakoze ibyaha tubabarira. Imana irambwira ngo hari abantu ije kwereka imbabazi zayo nk'uko bayisabye imbabazi, hari n'abandi ije kwereka yuko nta hantu itagukura, nta n'ahantu itakugeza, si uko bayisabye imbabazi, si uko bemeye n'ibyaha byabo, mbese ahubwo yo igiye kubakura muri gereza kugira ngo nibura bibabere icyigisho n'abantu babo, kabone yuko hari n'abandi bantu basenga, baba basengera. Umuntu umwe aherutse kumamagara ari Zambia, arambwira ati ubu ngubu ndi umuntu w'umunyamasengesho, ariko njya nkunda gufata ibihe byo gusenga nkagusengera cyane. Rimwe na rimwe hari igihe ibibazo byacu bikemurwa n'amasengesho y'abera, twe tukagira ngo ni imbaraga zacu, tukagira ngo ni ibisanzwe, ariko ubundi ari amasengesho y'abera yo hirya no hino. Ariko nuko nguko Imana igiye kugirira abantu benshi imbabazi, kandi n'isengesho tugiye gusenga uyu mwanya Imana iraryumva. Reka dusenga Imana. Mana, mu izina rya Yesu Kristo, turambuye amaboko yacu uyu mwanya, tuguhereje icyubahiro kuko nta jambo uvuga ngo rihere, kandi hahirwa uwizeye kuko ibyo yabwiwe n'Umwami Imana bizasohora.
wabivugiye hariya mu kibuga, turi mu kibuga hariya muri Ararume, uvuga yuko imbohe nyinshi zitashye. Mana, ni ukuri hari ababyishimiye, hari abavuze bati ntabwo ari byo, ariko turagushimira yuko abantu benshi wabakuye muri gereza nk'uko wari wabinyeretse. Ndagushimira yuko iri jambo warishohoje, kandi nk'uko wari wambwiye yuko uzagera ku mutima w'umukuru w'igihugu, niko wabigenje. Haleluya. Mana, ndagushimira yuko nta jambo uvuga ngo rihere. None na n'uyu mwanya uvuze ko icyo ari icyiciro cya mbere, hari icyiciro cya kabiri n'icya gatatu bigiye gutaha. Ibi byiciro turabisengeye, abari mu nzu z'imbahe turabasengeye. Wongere Mwami Imana ubagereho, abari bihebye ubihanganishe, kandi abafite abantu bari mu nzu z'imbohe Data nabo bihanganishe, ubakomeze Mana. Yego Mwana. Uwiteka ndagusabye Mana, hari abo weretse mu nzozi no mu mayerekwa, hari abumvisha ijwi ryawe, bumva ijwi ribabwira ngo umuntu wagiye kuva mu nzu y'imbohe, ariko baravuga bati bizanyura hehe. Ariko ndagushimye yuko ushimangiye ijambo wavuganye nabo. Haleluya. Rapedo kereshise fayamando. Uri Imana nyamana, ugira neza bugacya bukira. Mana Jehova, Mana Jehova Nisi, ni wowe wera kandi ni wowe ukiranuka. Urakomeye Mana, ukomeranye imbaraga zawe. Abantu bari muri gereza ni benshi, hari abarengana, hari n'abazira ibyo bakoze, ariko ubundi uracicaye ku ntebe y'imbabazi. Nyemerera urenganura abarengana, kandi abemeye kwihana ubabarire. Kandi Uwiteka Imana, wumva amasengesho y'abera bari hirya no hino bari gusengera abantu babo. Kandi nanjye unyumvira Uwiteka, lebe tokere shise fayamando, wumve gusenga kwanjye. Senze muri uyu mwanya, sengeye abari mu nzu y'imbohe, hari imageragere, abari Nyakiriba, abari ahandi hirya no hino mu nzu z'imbohe. Aho hose uhagere mu izina rya Yesu, wigaragaze nk'Imana, ubohore. Kandi Data, niwe wageze kuri Petero ubwo yari mu nzu y'imbohe, Mwami Imana uyimukuramo. Turasengera abantu bari mu nzu z'imbohe, werekana imbaraga zawe nk'uko Mwami wampaye ubu butumwa, ubikorere kwiyubahisha mu izina rya Yesu. Mu nzira zirenze igihumbi, tuzi neza yuko Nyiringabo Imana nta hantu utakura umuntu, Yego. nta n'ahantu utamugeza. N'abakatiwe burundu wambwiye ko bazataha. Mana Nyiringabo, Data ndagushimye. Haleluya. Data uwera wa Isiraheli, Mana ikiranuka muri byose, nyemerera uyu mwanya. Hari n'abandi bari mu nzu z'imbohe, Mwami, zitari gereza, nk'iyi ngiyi tuzi y'amageragere, nk'iyi ngiyi tuzi ya Nyakiriba, nk'iyi ngiyi tuzi y'ahandi hirya no hino hafungiye abagororwa. Inzu z'imbohe zo kutabyara, inzu z'imbohe zo kudashaka, inzu z'imbohe z'ubukene, inzu z'imbohe z'amadeni, inzu z'imbohe z'uburwayi, izo zose turazisengeye. Abantu Mwami Imana Nyiringabo wavuganye nabo, Mwami usohoze icyo wavuganye nabo. Kandi Mwami Imana, abo wasezeranyije amazu uyabahe kuko utabeshya, abo wasezeranyije akazi ukabahe kuko utabeshya, abo wasezeranyije icyubahiro ukibahe kuko utabeshya, abo wasezeranyije kujya mu mahanga ubajyaneyo kuko utabeshya, abo wasezeranyije imigisha uyibahe kuko utabeshya, abo wasezeranyije urubyaro urubahe kuko utabeshya. Mana Nyiringabo, arebe foshise fine contre lebe kuwa sikaya mando. Jesus, ndagushimye kuko ndakumvishe. Mwami utabaye abera bawe. Nubwo muri aba bantu bari mu nzu z'imbohe benshi bageze mu ntege nkeya, benshi batagishoboye gusenga, benshi batagishoboye Mwami Imana kugira ibyiringiro muri bo, ariko Uwiteka kubw'umutima w'imbabazi ubikorere kwiyubahisha. Urakoze Data, ndagushimye. Amahoro, umugisha, imbabazi utanga n'ineza yawe bigere ku bakubaha bose n'abagutegereje bose, bigere ku gihugu cyacu cy'u Rwanda, kandi bigere ku bantu bakunda ubutumwa bwiza bazadukurikirana bose. Ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen.